Amahoro amahoro bene data, mbanje kubasuhuza mwebwe mwese abadukurikirana, abatweretse urukundo, abadukoreye subscribe nyine turabashimiye cyane. Imana ibongerere imigisha myinshi. Ineza umuntu ayisanga imbere, kandi burya ikintu ntukumve ko ukoze akantu gato. Niba ukora umuntu subscribe umukoreye ikintu kinini cyane, kubera ko ni umutima w'ubugwaneza ubitera. Rero ndabashimiye kandi mbahaye ikaze. Twari tugize iminsi tudakora, ariko uyu munsi twagarutse. Rero topike y'uyu munsi iragira iti: ese munyangire ibaho? Munyangire koko ibaho? Munyangire ibaho kubera ko ishobora kuba igihe gito cyangwa ikaba igihe kirekire, biterwa n'umuntu. Hari umuntu ubwira ngo runaka ni mubi, akamavuga ngo runaka barambwiye ngo runaka ni mubi, na runaka arabimbwiye, ukabara nk'abantu batanu kandi ukamubifata nk'ukuri, kandi koko ukamumufata nk'umuntu mubi ntacyo mwapfuye. Undi nawe akareba akavuga ngo nimba ari umuntu mubi ariko reka ndebe, ugasanga mbese aravuze ati reka ndebe koko nimba ari umuntu mubi, akamugenzura akareba akavuga ati njyewe ntabwo nakwanga umuntu ntacyo dupfa, ntabwo nakanga umuntu ntacyo dupfa. Noneho wowe ukagenda ukareba wa muntu koko nimba ari mubi, wasanga ari mubi ukabona gushiraho point ko ari mubi. Ariko nyine bamwe na bamwe hari abantu bumva amabwire, b'abantu bumva amabwire nibo bagenda akavuga ngo baravuze ngo ni mubi, agahita arekeraho nyine agashiraho point. Ariko ugasanga undi aravuze ngo reka ndebe koko niba ari mubi, ubwo nyine agahita amwanga by'agateganyo, kubera ko aba agishaka amakuru atabwiwe n'undi muntu, akishakira yiwe. Ubwo mbese bamuhaye amakuru ko ari mubi, ariko akavuga ati reka sasa nishakire ayanjye ngendeye ku byo bavuze. Noneho niyo munyangire y'igihe gito, ni wa muntu nyine. Abantu bagira munyangire y'igihe gito niba abantu batumva amabwire. Abantu bagira munyangire y'igihe kirekire niba abantu bumva amabwire, akavuga na runaka yavuze nuko, nimba runaka yanganye na runaka ubwo ni mubi, nanjye ni mubi kuri njye. Ariko hari igihe abantu bavuga ngo umuntu ari mubi atari na mubi. Hari umuntu uherutse kunsetsa, yarambwiye ngo barambwiye ngo kanaka ngo ni umuntu mwiza cyane. Aho ati bambwira undi ngo ni umuntu mubi. Noneho we ngo yamagira amatsiko yo kujya kureba wa muntu mwiza, ngo agereyo ngo asanga ati se umuntu mwiza bavuze nuko ameze. Haragiye aramurebye akavuga ati njyewe ubwiza ntabwo nabonye, kandi yaramubonye inshuro ya mbere. Ati njyewe rwose uriya muntu nabonye atari mwiza, bikurikiranyije n'ukuntu bari baramumbwiye, atari ko nta n'ikimenyetso cy'ubwiza nabonye. Noneho arambwira ngo akora indi turu ya kabiri, ajya kureba wa muntu bamubwiye ko ari mubi. Ngo ahageze ngo asanga wa muntu bamubwiye ko ari mubi, asanga ngo nta kintu na kimwe kiranga ko kigaragaza ko ari mubi. Noneho ngo aribaza ati ese ni gute bafata umuntu mwiza bakamwita mubi, bagafata umubi bakamwita umwiza? Ati ni nkaho babicuritse. Ngo arongera asubira kubwira ba bantu, se ko mwambwiye ngo uriya muntu ni mwiza, ariko ko nagiye kumusura nyine nkamwitegereza nkareba nyine umuntu mwiza nyine bakubwiye ni mwiza, ariko nta n'ikintu kigaragaza ubwiza nabonye. Atari ko mwambwiye ngo ni mubi, ngo uriya ni umuntu mubi, atari ko nta n'ikimenyetso cy'ububi nabonye. Ubwo abantu baratandukanye. Iyo niyo munyangire y'igihe gito. Ni ukuvuga ngo ububitse nyine urwango, ariko mbese ni nko kurucumbikiye, uba urucumbikiye ariko utararwimika. Ariko umuntu wumva amabwire niwe uvuga ngo barambwiye agashiraho point. Ariko umuntu utagira munyangire ntagashiraho point, aravuga ngo baravuze ngo ni mubi, agashiraho akantu agakato akavuga ngo tuzarebe ibikomerezaho. Ariko umuntu wumva amabwire niwe ugira munyangire, agahita ashiraho point. Ariko birakwiriye ngo nibakubwira ngo umuntu ni mubi, usibe wenda kumugerageza, ariko uvuge ngo ni umuntu. Nk'uko abanyankore bajya bakunda kuvuga ngo umuntu si Imana. Hari ukuntu mbese umuntu mbese
mbese nkanjye nk'umuntu nkanjye abaye ari nkanjye mbese reka ndebe ukagerageza wa muntu ugakora test ukamureba ukavuga ati se koko uyu muntu ni mubi, koko uyu muntu ni mwiza, noneho akakubera mwiza bitewe n'uko wowe ubwawe wajyaginze ukabona koko ari mwiza kuri we, ari mwiza kuri wowe. Noneho wa muntu akakubera mubi bitewe n'uko wowe wajyaginze ukabona ko ari mubi. Umuntu haba guhuza ariko ntihaba ububi. Njye niko njya mbibona muri ntuza yanjye. Namwe ntihaba guhuza ariko ntihaba ububi. Umuntu ashobora kukwizeza ibitangaza akamakuru atura ni mwiza ego n'uwa mbere, ariko wareba wowe wajya gukotinga ugasanga ukavuga ati ni wenda batarinze bavuga ngo ni mwiza cyane bakabirekeraho nyine wovuga ni umuntu nk'abandi, ariko umuntu bashize hako kantu ngo ni mwiza bituma ujya ugira amatsiko yo kumureba koko uwo muntu mwiza uvugwa. Ni wa muntu bavuze ngo ni mubi bituma umugira amatsiko ukamuganiriza ukareba kugira ngo koko uhakikishe ko bya bintu abantu bavuga ari ukuri. Nge nigeze kujya ahantu, hari ahantu twigaga tuhageze, noneho kwa kundi abantu babaha amakuru batuwe ngo hari umuntu ngo witwa gutya ngo ni mubi, noneho tukaba tugenda twajya kwiregestaringa ukagenda ufite ubwoba kandi nta kintu mwapfuye gusa ko bavuze ko ari mubi, ariko nyine ukagenda ureba ukavuga ati se ni mubi, ariko nyine ugahita wigengesera ukavuga ngo mbese bavuze ko ari mubi ubwo ni mubi nyine. Ariko wajyayo njye nagezeyo nka gatatu n'abantu nyamara nyine mu bihembwe bitandukanye nyine bigiye bitandukanye, ariko navuyeyo nk'inshuro 3 ndabanze se wa muntu ko njya mbona mbaza ba bantu batubwiranye ububi bwa kanaka mwabubona ko numvise bavuga ngo ukuntu barunaka nyine batubwiraga ngo ni mubi ko njya mbona nta bubatunga ntabwo ndabona, gusa nyine nabanje kumutinya nyine kubera ibyo bambwiye, ariko ngiye ndeba nkurishikisheje amaso yanjye ndabona wa muntu ntago ari mubi, ntabwo nta n'ububi afite. Nuko n'undi nyine n'abandi nyine batubwiranye nawe twari kumucogera abantu batubwira baravuga ati nanjye ntabwo ndabona ati ahubwo njye mbona ari umuntu mwiza ati, ariko nyine nabanje kumutinya nkurikije ibyo abantu bavuze, ariko nkurikije ibyo nabonesheje amaso nasanze ari umuntu mwiza. Nanjye niko namubonye pe, gusa nyine ntavuga amagambo menshi, ariko nanone ntago yakuremera urwango cyangwa ngo mbese akugendeho. None ubundi bubi ni ubuhe atakugenzeho ngo akwirukane cyangwa kwirukanishe cyangwa gushake handi makosa, none ububi ni ubuhe? Nuko rero abantu tujye tugira ikintu cyo kwishakishiriza. Umuntu yaguhaye amakuru burya bakorohereje nawe biragufasha, bakubwiye ngo umuntu ni mwiza birakorohera guhita umushakaho amakuru koko ngo nawe ushiraho akadomo uvuga ati ni mwiza. Bakubwiye ni mubi jya ushaka amakuru jya uza nyine umwegere umuganirize urebe, noneho uvuga ati koko wa muntu ni mwiza cyangwa wa muntu ni mubi nkurikije njyewe nkanjye ntakurikije abandi. Ni ukuvuga ngo bajya bo nta unezeza bose, ashobora kuba mubi ku wundi wowe akakubera mwiza, cyangwa se akakubera mwiza undi akamubera mubi. Rero ntabwo burya umuntu wese ntawangwa na bose nta n'ukundwa na bose, buri wese nyine muri kote ye agira abanzi akagira n'abakunzi. Ariko no kuvuga ngo hari n'abandi bantu nyine bagira icyo kintu cyo kuvuga ngo twange runaka ameze gutya runaka ameze gutya, ariko abantu muri iki gihe nyine abantu bagize ubwenge bazi ubwenge, wenda nk'abantu batari abanyacyaro cyangwa uretse n'abanyacyaro, abantu nyine basobanutse ntabwo umuntu avuga ngo runaka ni mubi niyo bo 10 hari igihe babijyamo inama nabyo birashoboka, cyangwa se umwe akaba yarabwiye babandi barenga 10 cyangwa 5, ariko ugasanga cya kintu barakikubwiye, ariko nawe ntukacegereze umutima ngo uhite wanga umuntu kubera ko runaka amwanga cyangwa kubera ko runaka yamuvuze nabi. Namwanga nawe bigahurirana n'uko wamwanze ni amahoro, ariko ntuzangishe umuntu undi ngo umubwire habe niyo mwoba muvukana niyo mwoba mukurikirana niyo mwambura impanga, mushobora gupfa ikintu n'umuntu ariko we umuvukanyi wawe we bagahuza, kandi si byiza kumubwira ari umuvukanyi wawe ngo wange kanaka
cyangwa kumumukundishaho gukundisha ni itegeko ry'Imana. Wokundisha umuntu undi ukamubwira ati ujye umukunda, kubera ko na Bibiliya iravuga ngo mukunde abanzi cyangwa se mukunde ababanga. Ibyo ni itegeko ry'Imana riri muri Bibiliya, kandi tugomba gukundana. Ibyo byo ni byiza usansibirije abandi cyangwa se nyine ukabashishikariza gukundana cyangwa gukundana no gukunda abandi. Ibyo ni byiza, ariko icyo nje nari mvuze ni munyangire kwanga umuntu kubera ko runaka mwanga. Icyo ngicyo nicyo nari ndi kuvuga. Ntukanga umuntu ngo kubera ko runaka mwanga, iryo ni ikosa. Ni ukuvuga ngo ujye ureba we ku giti cyawe nyine uvuge ngo kanaka ese koko ni jya ubanza umenye koko ese koko kanaka ibimuvugwaho ni ukuri. Ukoreshe IQ yawe, ushake amakuru nyayo, ubone kumenya, ubone guhakikisha ko ibyo avugwaho ko ari ukuri, atari ukuvuga ngo niko bavuze gusa. Noneho nababwiye munyangire nababwiye ko ifite ibice bingahe? Bibiri. Munyangire y'igihe gito. Munyangire y'igihe gito ni ya ba bandi banga kumva amabwire, bagashaka kugira ngo bavuge ibyo bahagazeho cyangwa se ibyo biboneye. Umuha amakuru ariko nawe akongeraho akajya gushaka ayiwe, akavuga ngo ese koko uyu muntu ibyo bamuvuzeho nibyo, agahekikisha wenyine ibyo yabonye, akaba ari byo yemera, ariko ibyo abandi akabyemera 50-50. Rero uwo niwe ugira munyangire y'igihe gito, mu gihe agitegereje andi makuru azamushakaho cyangwa azamubonaho, akabona guhakikisha ibyo yabwiwe. Naho munyangire y'igihe kirekire ni ya ba bandi bumva amabwire badashaka no kumva ukuri, akavuga ngo niko bavuze ngo nawe akagenda abivuga uko yabyumvishe, ariko adakeneye no kumenya ukuri aho kuri, cyangwa ngo abaze nyir'ubwite, cyangwa se niyo atobaza umuntu ntawivuga amabi ameza ahari, ariko nyine nkawe ugakoresha ubwenge bwawe kugira ngo umenye koko ko ibyo wa muntu avugwaho ari byo. Abo ngabo ba munyangire y'igihe kirekire cyangwa igihe cyose ni ba bantu nyine bumva amabwire, ariko ndabashishikariza kuba ba munyangire y'igihe gito. Iyo umuntu akubwiye ikintu akakubwira ngo runaka ngo ni mubi, nawe hari igihe uhita uvuga ati ni mubi, ariko ukaba ubibitseho gato, ukavuga ati reka mu gihe ngitegereje amakuru nyayo reka mbe mwanzeho gatoya kugira ngo mbone gushakisha amakuru. Runaka bashobora kuba batabyumva kimwe, ariko nge tukabyumva kimwe. Ashobora kuba bangana, ariko nge tugakundana cyangwa tugahuza. Rero habaho guhuza, nta muntu mwiza uhaba, nta n'umuntu mubi uhaba. Muzabirebe, nta muntu mwiza uhaba, nta n'umuntu mubi uhaba. Iyo bakavuga umuntu ni mwiza, ushobora kugenda ugasanga ibyo bavuga ntibihuye n'uko bamuvuga, ugasanga nimba bavuze ni mwiza ugasanga si mwiza cyane, nimba bavuze ni mubi ugasanga ni mwiza. Ni ukuvuga ngo ni uko baba bahujije. Burya umuntu avuga undi ni mwiza kubera ko bahujije. Rero habaho guhuza, ariko ntihaba ubwiza. Sawa sawa, murakoze kuri kumva iki kiganiro cyacu. Abazacumva, Imana izabagasanire kandi bahe umugisha. Abakoze subscribe turabashimiye, kandi dukomeje no kubashimira. Yego, n'abandi batarayikora muze muyidukorere. Ni imigisha iba yiyongera ku yindi. Ni ukuvuga ngo ukorere uwo mugisha, uduhe iyo subscribe, Imana nawe izakongerera. Ni ukuvuga ngo aho ukuye haruzuzwa, harongera hakuzuzwa. Ni ukuvuga ngo ntusuzugure ngo gukora subscribe ngo si umugisha. Ni umugisha munini, kubera ko uba ubikoranye umutima w'ubugwaneza, kandi ukabikora ku bushake, kandi ukabikora kubwo gushigikira. Ubwo n'Imana izaguha umugisha. Sawa sawa, nakagaruka. Cyaho, Imana ibagasanire kandi bampere imigisha myinshi. Sawa sawa.